abari muri gereza barasize bateye inda naga abana bakura rero icyambere nuko ushaka ishema ryuko wateye inda mani wo kujya mfasha nje mani Downdive abavi twangwira ufigenda higiri genda upera umugabo arimo kwiyana none se nge ntawo kandi wasanga umuzi koko mfite umugabo wanjye yego wibeke namujama mani ngindani umwana ntuwe numugabo ntarwo agukunda natakunda aragukunda niba nankunda nakazi nakazi basi ndagupfukamira nukuri kw'Imana napfuka masako aha ntabwo kusigitinya gutufata umwana wanje nateye bebe ukamujyana ibintu bikimwoka byara kuri gute amafaranga amakofi byangombwa yose urabitaye Imana niba irimo kunkora nzamwirera umwana ntago ari wawe igihe ntera mbikubwira ntago unyumva nagaru bagira mvugisha iki nagaru nasakurira umwana abantu mwaje mukunga abantu mwaje mukunga abantu munapirana ko nakuguhiga kuko uno mugire areka kwigaragura hano je kumupimisha kwa muganga barebe niba kuko buryo umwana amenywa na nyina ntuzongere kuyika kuryamana n'umugore saa 4 za mu gitondo samo yaryamanye n'undi azi ko amugani baba rero umwana n'uwe nawo umwana n'uwo zise azagukanika bebe azagukanika wanze matsiko byo ndakubyiza ukuri ndarahi ibintu ukoze uzicuza nzakora ibishoboka byose nzatanga icyo mfite cyose nutatoragura amashashi Imana yo mwijuru izabimanira kweri urukundo ngukunda kandi umwana wanjye nkunda bebe mujyanye kundi mugabo utari se umwana wawe nanaho nkuzi aho da rezo sister kandi ivugishije ariko se ase nyamara wanasize hayi mabariye kuko wamba bari ukama umwana wanjye shere iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes kanizere ko umeze neza cyane dukurikirana umunsi ku munsi wowe koze subscribe ndagushimiye cyane kuri Manzi Innocent TV kanizere ko umeze neza cyane uri aho herere hose mu majyepfo majyaruguru sezone tuberanye bwaryo uri mu mujyi kigenda gusuhuje cyane ndetse nawe uri hanze y'igihugu nizere ko umeze neza cyane nizere ko wakoze subscribe nyamuneka utarakora subscribe ndibaza ko uyu ari wo mwanya kugira ngo tubashe kwarana n'ubwami byacu bya buri munsi bari gutemba imihanda igiye itandukanye mu bice byitandukanye bari kugenda bashakira inkuru zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye byo mu gihugu handa ndetse n'hanze y'igihugu mu minsi y'imbe tuhagera tubatembereze tugire tuganire n'abaturage baho turebe ibigiye bitandukanye ushaka kwamaza amagaza yo 7813 nimero kuri WhatsApp wanyandikira tukaganira tukabasha kungurana ibitekerezo aho were hose mu bice bigiye bitandukanye wowe ufite wowe ushaka gutuma umuntu wantuma cyangwa ugatuma mugenzi wanjye aho wabuhereye hose twagufasha cyangwa se ugatumikira kuko tubaye kugira ngo dutumikira cyangwa se tubashe gufashanya kugira ngo ibikorwa bashe gutera imbere ushaka kwamaza ibikorwa byawe naguhaye nimero nawe ufite ibirori bigiye bitandukanye anniversaire agiye atandukanye aho wabuhereye hose twebwe kwagusanga tugagufatira amashusho ameze neza cyane mugire vuba kugira ngo tubashe kuzamurana kuko hari igishobora kugenda ugasanga ukoze ubukwe kandi ubukwe murabizi ko buba rimwe na rimwe ugasanga ubukwe ukoze nta foto nziza ufite kandi urabizi ko nta foto nta cyabaye so tugende hano imbere nubwo navuze menshi cyane ko naje kubona hari umugore ako nawe ndabona akiri mutoya ndabona ameze nkaho atwite yambaye ikoti ariko nawe ameze nk'umuntu babandi bikorera amatafari ku kiyede tugire turebe ko byifashe tureko niba ari cyo twabafasha cyangwa twabakemura impaka bafite nze mbumve sha
abumvishe ko amatebuka ntabwo naguhagurutsa icyo nakubwira urumva nuko inda ari iyanjye ibyo kumbwira ngo wanze gukinga asoma urashaka iki bro urifuza iki nose urashaka iki mani mani zimwe ibyo bikamera bye bro zimwe ibyo bikamera mani nese ushaka kubita abantu bahamagaye sheri gusa kuriza umuntu twite mwana iki se kwa twite sabira kureba mwana none se ibyo ngibyo bira atwite inda yawe se utamwubaha gutya none se naguhamagaye we nigize ngo hamagara naguhamagaye ariko nanone nasubiye gutora umuntu man mambura ukazemye ibyo bikamera byawe man ibyo bikamera kabira yishaki ako none ndarumiye ko cyamaye akoze wibita uri mu bishyasi niwe wahamagara ari ku rubanza cyangwa cyawe reka umuntu uyanduje nose uranshaka iki reka umuntu uyanduje nimba niyanduje birakureba wowe birakureba mwana ntago bindeba sibyo ya baby wambabariye oya njyewe urajya hehe asa ntabwo baho umuntu twite kwe akuse kumwubaha nimba namwubashye umubebe man urumva namuteye inda uranega amatwi kumutera inda none yaragiye arishingira arijyana inda kari yanjye urayijyana hehe wa mukobwa abandi bafite umwaka yuko jibye nibitungana ndebe Adebe turi mugabo yigaragwa. Mama mwana wanje mani wese kuntera gahinda ma. Mwana wanje no ko atari Yesu. Nizo mani ndamuzi yanjye mwana mani bro. Kwahuriye hehe harya? Kwahuriye iki mani? Kaneza. Ikize indakari yanjye urayishira murengera. Arimo kwishyura. Reba kuntu yambaye ikote wanze ukatuma yigaragura gutya. Nje nimo yigaragura ngo ndanamuza ahubwo. Cyanguje kuza kumakanira mwana. Karabo gatatse ku mutima wanjye hogoze Imana amaye kibazo mu gisimande bakobwa. Wese kumbabaza mani baby. Kusuragira ngo ugende wa mugabo. Ngaho reba. Niko nindakunerereje. Reba kuri kote ribaye. Mani haguruka ntukabimbwa. Mani njye mfite agahinda mani. Yasanze hano utende ubundi ku buryo nimba yabyanza mureka aruhanira ibyo. Akusa araruhana ibyo gute kari ibyanjye mani. Arabiruhana arajya kwishingira agenda se ngo nje bane inda kari yanjye waretse kwishyira ku bandi. Indani yawe waretse kubeshyira uramujama ngo iki twahuriye harya nyibutse twahuriye hehe uzi ko twahuriye mu kabari akabari ka hehe mu kabari ka hehe ni mu kabari zabundi yindire mu kabari ni mu kabari nta cyumba nafashe sinafashe icyumba baby uyu mwana azavuka ari munyakabari ibyo izina nzamwita ni Jurizi Ngenza bari umwabasi mbabanda nakwingiye uyu mwanyo asohotse nakora akosa makanika ni bikimwa makanika we kwaje ukamwishingiraho ukamubeshyira kindariye atariye nimba ndi umukene ndabyemera ko ndi ubukene urumva inda ni yanjye nase reka nkubaze kuba nyenye ntabwo byabuza ko umwana namure nakora icyo kiyede nashaka nkazanera nakaci nyiba ariko umwana wanje akaba wanje bakagufunga karerwa nande ufunga se byo bivuze iki mwana ufunga nagari ufungura bro none se ufunzwe umwana yarerwa gute yarerwa nande none se umuntu ngubu ntabari muri gereza barasize bateye inda naga abana bakura rero icyambere nuko ushaka ishema ryuko wateye inda mani ukujya mfashe mani Ndebe abavu twangwira ufigenda igiri genda upera umunga barimo kwihana none se nge nawo muzi kandi wasanga umuzi koko mfite umugabo wanje yego wibeshye uramujama mani ngindani umwana ntuwe numugabo ntarwo agukunda mani umunatagukunda aragukunda niba nankunda nakazi nakazi basi ndagupfukamira nukuri kw'Imana bapfuka masako aha musigiti nyamuneka nta musigiti ariko umumwana basi aha nta musigiti uhari indakari yanjye ko ne gutemba ikunze ntanabishaka uretse kuyishyira abantu akasa mutwe koko asi ubwoko aho kwa mugabo ngaho reba umugabo urira gutya niba ari komedi ndi kureba niba ari filimi niba ari ibikisi mubarere se yakoze ikintu gize mukora wigize ubona nasona yasaza ku buryo uribuka igitoki wajyaga uribuka burushe amagambo wambwiraga ngo umutima waje miringoti kubera ngewe wabikoraga kuko wankunda bajune agahinda sheri wabikoraga kuko wankundaga nyine nagukundaga kuko wabikoze none ugeze urabyemeye kuko wabikora nabandi babikora urabyemeye noneho ko mwakundanye njye mbyemera ndanamuza ahubwo niba mbwiye ngicyo gitoki niba mbwiye icyo gitoki yabikoze ubwo ari ukankunda uko uramukunda ntabwo byasaga utamukunda mukunda si unakabaye wabitavunaga inda yaba ari ntabwo naba yirwaza kwirwanisha ntabwo naba niwe naje ngiye nyoboza ndabaririza hano hose
bambwira ahantu njyewe yishingiye ngenda ndakomanga yanga kunyingura ngo nyinjize mu gipangu musanze aho yari yicaye njyewe naje urumva mvuga ati njye basi nk'umuntu nateye inda ufite ibipapuro gusa se ibipapuro urumva nibyo butaka ibi ngibi nyine ibyo ntabwo bikureba sibyo winsakuriza nawe winsakuriza njye nazanye udufaranga mvuga ati basi muhe agure n'agakoma cyangwa se nagira azajya no gukosha agira ute abone n'amafaranga yo kugura dore amafaranga ari mfite n'ukuri kw'Imana ayure yose ariko nari nyazanye nk'umugabo 3,500 nekoreye inote n'ukuri kumaneke basi wamfashije kwafasha agashoka ariko wakagwa wafasha amafaranga akagura agashoka wamfasha amafaranga ndagurasana bari kubigurira nde babarira bebe umwana utwite umwana ngize iki umwana n'uwanje n'uwanje n'ukuri kw'Imana twahuriye ngo hehe mukabari ntago muri rengagiza ko bakarimo abantu benshi wamenye nde mwahuye wenda wanari n'uwo dusa cyakaba ari impanga n'undi musa ndimo kurira amarira ari uko nkwanga mpaba yari uko nkwanga sheri ako rero fata amafaranga baza kwiyemukira ungana nyine ukaba uri kwifuza iki kugira ngo bigende nge kintu nifuza mukunzi sibyo ndifuza ko umwana wareka kumushyira kuri wa mugabo ataruwe umwana n'uwanjye sibyo none kuba umwana ari uwanjye basi mume nuze nunganirwa n'ahantu hose ngende nkore ariko nzi ko mfite umwana sibyo ngize amahirwe ngiye kubona umwana abandi bagutenda bakayihakana kuki nge nanze kwihakana nkemera nkakura amafaranga yaramfunye nkayazana shireba ukuntu mbaye kwera wowe ibyo ngibyo ukoze ntacyo Imana izabiguhera umugisha kubimera umugisha nabwira ko uyu mwana si uwawe urarukoze kwitanga wabona ari impanga yanjye gusa telefone utahera yawe iriya telefone ni yanjye iri hari wari uyisize se kandi ayaya utaya telefone kare kuna abantu bakukura barakuguseka telefone ntacyo bindi dore ko kuguseka umva se kuba marimo kunseka mwana byababaho bro naye byakubaho watera inda yego kuguseka nisa mutenda bizakurira ako mwana uzano natese je naboya man nushaka unayimfasha cyane nawe yijyana nushaka yemuhe hano harimo amafoto yanjye nawe arimo turi kumwe n'ibiziti birahari n'ibiziti wakwemeye ko tufata umwana wanje nateye bebe ukamujyana ibi ni bikimwe kabyara kuri gute amafaranga amakofi byangombwa yose urabitaye Serimani nibirimo kunkora nzamwirera umwana ntago ari wawe igihe ntere mbikubwira ntago unyumva nagaru uragira mvugisha iki nagaru nasakurira umwuka abantu mwaje mukunga abantu mwaje mukunga abantu bebe natse nakuguhiga kuko n'umugiye nawe areka kwigaragura hano gwino byango dufata abantu batazaniyahura ura muntu kwigaragura wamugiriye inama uyu mureka mabizu kuri mwabana natese ngewe mva mu ntara nza kwegura umukobwa twahure mu kabari ndabyemera vrema ko twaroye mu kabari ngewe ura mukobwa turaryamana mutende none yari ishingiye ndamubwira ati basi fata n'amafaranga ujya yemere ko mukunda agenda azagure ni wenda niki n'udutambaro tw'umwana cyane yagura n'utwenda none arimo kumbya ngo inda si yanjye basi kuko wangira inama nk'umugabo mugenzi bikubayeho wabigenza ute natagereza umwana azavuke bazaje kumupimisha kwa muganga barebe niba kuko buryo umwana amenywa na nyina ntuzongere kuryamana n'umugore saa 4 za mu gitondo samo yaryamanye n'undi azi ko amugana bibaba rero umwana n'uwe nawo umwana n'uwo zise mushaka kuryamana n'uyu nguyu saa 4 saa moya waryamanye n'undi ukabuze nyiri umwana uyu ari mu kigare uyu mugabo rero itahire ntago nataha ntago nawe wenda nari bize paka hano n'abaturage n'umuyobozi w'umudugudu aze ntago nahita kinatwitse n'indende bro none se gutaha reka nkubwire nabyemera kano kanya ukongera ukamubura bizagenda gute ntago namubura yarazi ko nagera inahase yarazi ko nagera ina nge nemeye njya gutira agapantaro niraga kweto urakabona gira agakote none reba ukungiye gutaha nyine byo ndamubwira ngo hanagure mwana hanagure nyine byo ndamubwira ngo iki baby wibuka amagambo ambiraga matsiko ndagukunda bwiza bwanjye bwiza Imana yamaye bwari ubwo gusangira burusheti bwo kukujyana muri piscine nibyo gusa none inda sinyihakanye ndayeme none ibintu none we arabyanze birabyanze ako se wa mugabo ndagira nkubwize iki kugira basi unyumve
kugira wumve ko inda atari yawe. Icyo nakumva mbwira ko umwana ari uwanjye nta kindi. Ikintu nkubwira ushaka kumva ko umwana ari uwawe. Nibyo nshaka. Ndakumva basi. Nawe tuzoshira umutima hamwe. Egora kare kose se basi ubambye na gutyo basi nuko wenda ndabivuga nana. Umwana si wawe. Umwana si uwawe. Yari muze kure kwema. Ayaya. Have. Azo umuntu w'umugabo uri gukoresha imigeri nk'umwana. Ngo umwana avutse nde warero. Have. Ine nshaka. Wavuga ngo nawe umugiye inama yamugira inama yanze kuyumva. Ari kwigaragura ngo bamwimye ngo afashwe umuntu mukamujyana akagenda yakagiye. Ari kwiyambira ko yunguye ngo bamuteye. Umwana wanjye shere. Agataha. Abimwemerera. Kandi atari uwe. Gusa umugabo abonye yabyembe byagira gute? Basi urabyemera. Ntuweho nunsindire. Wamba bariye. Umugabo rero igendere kuko ndi kubona. Wewe igendere. Igendere mu usigo yigaragura nose ubu ngubu. Byanyuma unyumve kuko ntago uri kunyuma. Nega amatwi. Ako mwarakunda disi uri kunyuma. Ureba ni nkukunda. Nye nakubwiye ngo. Sinkukunda. Ushaka kumva ibyo nkubwira se. Basi ndakumva nguteza amatwi yombi. Sheri. Sheri. My love baby mukunzi. Uzagenda ugira abandi bizira ntago. Mutima wanjye nkunda moza ku mutima iteka. Amagambo maranjye mu matwi ntago ndi kumva. Bebe umwana wanjye umujyanye kundi mugabo utari se. Umwana wawe. Nanaho nkuzi. Aho da. Rezo sister kandi ivugishije. Sheri. Ariko se. Ave. Ase. Sheri. Nyamara wanasinze ha. Mabariye koko. Wamba buri ukama umwana wanjye Sheri. Waretse kumfata inda yanjye ngo yishingira abandi bantu kwe. Waretse kubeshyera. Nanjye ndira hejuru y'ibintu binazi n'ibyari. Waretse gufata iyo ndamushiye kuri amugabo. Ibaze makanika. Urimo gufata inda ukayiha makanika nawe azagukanika baby. Azagukanika. Wanze matsiko sibyo. Ndakubyiza ukuri ndarahi. Ibintu ukoze uzicuza. Nzakora ibishoboka byose. Nzatanga icyo mfite cyose. Nutatoragura amashashi Imana yo mwijuru izabimanire. Kweri ukuntu ngukunda. Kandi umwana wanjye nkunda baby. Ahubwo uzabikore bose bahitana. Bahitana. Bose bahitana. Toragura amashashi. Mwani ibintu bitanye kudomera. Ahubwo narugiye uri kuyatoragura n'indi. Tekereza iki natanze baby nza kuguhiga. Bandangira hano wishingiye. None reba gahindu neye. Ibuka uko twasangiraga buri kimwe cyose. Gusemwa abantu umugabo mugirene. Nkamumbarere. Aze weho bundi bamuziranye bundi. Nakubye ngo naho mpuzi. Baby mbaga. Naho nambonye mu kabari. Wawe warabonye undi umuntu usa nkanje. Baby ni wowe kuki nayobeye kuri wowe. Natekereza wowe ni gute niba nayobye nkaza kuri wowe. Nako wakundangiye mubwira ko yayobye. Nogo nayobye. Gute indi mfite ameza ngahesheri. Mbabarira pe. Mbabarira. Ndakwinginze nabwiye mama kagiye kubona umwuzukuru. None ndadaha mubwira ngo iki yamayaga akatiki. Akagira ute nkabufata ubufaranga nkirirwa nitkorera ibishingwe. Nikorera itaka kugira ngo nkuze n'amafaranga Sheri. None amafaranga uranze baby wampabariye. Ako se weho ugiye. Ma tumureke twigendere. Wampabariye koko mukunze. Ariko none ndumye. Karabaye noneho. Sheri wampabariye. Ndasara kubera wowe. Karabaye. Nta mahoro ndabona kubera wowe. Ayibaza. Nabona amahoro ari ugumye ku mwana wawe. Ninshaka ntoragure n'amashashi. Ese ibyo bintu byatuma abyemera koko? Oya jewe sinone. Ese ndayirambiwe. Ka. Itiki natanze byose yapfuye. Itiki natanze yapfuye n'umuntu. Ugiye kwangiza imyenda wakodesheje. Jeri wamano cyakuzuze cyane. N'ubundi byose ni kimwe. Karabaye. Mwana. Mwazi ko utarishije umuntu mwana. Mwana bya ni ibiki mwana ibi turi kubona ni ibiki mwana. Kama twitaye. Tuve hano ibintu bitaza kutugwa twagiye Imana bari. Twagiye. Atashobora kudukubitira.
aradukubita nta muntu do mukunzi mwiza ngiye gusara kubera wowe ugiye gusa cyangwa ugiye kwisarira kandi baradukubita wa mukobwa wavuye hano ukagenda wavuye hano ukigenda wavuye hano ukigenda none umuntu atasaza wavuye hano ukigenda wambabariye mukunzi babarira w'imfura sinshobora rega amatwi ntiwongere kunyiruka neza unzanaho bino bintu nushaka kugenda uryamutuza usubire wambabariye bebe none ndakubwiza iki kugira bebe wambabariye mukunzi ngaho genda wirukanke ku gasozi usare ntiwongere kunkura jeri wambabariye harema tutaye kare